Mbanje kubasuhuza mwese mukurikirana ibiganiro bica kuri Tesi Media. Aho ducisha ibiganiro bitandukanye, harimo inkuru z'urukundo, harimo uburyo wakwita ku misatsi yawe, ndetse n'igisobanuro cy'amazina. Njyewe bagezeho ibiganiro bitandukanye kuri Tesi Media, nitwa Kayitesi Ange. Wowe wifuza kunshyigikira, ibuka gukora like ndetse ukore comment. Hanyuma wowe mushya kuri Tesi Media, ibuka gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubibona bikijyaho. Twamenyanye mfite imyaka 5, we yari afite imyaka 10. Ubwo twakundaga guhura mvuye ku ishuri cyangwa se ngiyeyo. Imodoka y'iwabo yacaga hafi yo mu rugo, buri munsi nkamubona, nkumva ndamwishimiye. Ubwo buri munsi nabaga ngiye ku ishuri, mama wanjye amfashe ukuboko turi kugenda n'amaguru, we namubonaga mu modoka nziza cyane y'umukara, ifite ibirahure by'umukara, imodoka rwose ubona yuko ari yo mu ngagari. Nubwo nari mfite imyaka 5 gusa, ariko nari nsobanukiwe neza iby'urukundo, kuko kenshi mama yansomeraga inkuru akambwira uburyo iyo umukobwa akunze umuhungu uko byagenda kose babana. Uwo muhungu rwose nubwo yandutaga, numvaga ku myaka 5 yanjye mukunze, ariko kandi gitangaje nta nubwo yaranzi, nta nubwo yandebaga. Yari umwana bigaragara ko afite ubwiyemezi ku myaka ye, kuko akenshi iyo namubonaga naramusuhuzaga ndetse nkamwenyura, ariko akamanura ikirahure akandeba gusa akanyihorera. Umunsi umwe rero, nk'uko byari bimenyerewe ko duhurira mu nzira, mama ntwaye ku ishuri nawe agiye ku ishuri, nakoze ibyo nsanzwe nkora kuko nari mutarambirwa. Ndangije ndamusuhuza, nongeraho inseko, hanyuma amanura ikirahure, nari mbizi neza ko agiye kunyihorera. Ntangazwa no kubona nsekeye ndetse akanyikiriza, hanyuma akatongera agafunga ikirahure. Nyimara kubona inseko ye ndetse no kubona nyikirije amaye agaciro, nahise mbwira mama wanjye, mama dore uriya niwe mugabo wanjye. Mama yarandebye, arangije araseka, aravuga ati reka, abaye umugabo wawe ate, muraziranye? Nanjye mpita musubiza nti ndamukunda, kandi wigize kumbwira ko iyo umukobwa akunze umuhungu uko byagenda kose babana. Bagenzi ku myaka 5 nari mfite ubwenge umuntu uwo ari we wese atakwiyumvisha. Nabazaga ibibazo bikomeye ndetse nkashishoza. Nari mbizi neza ko ibintu ndi kubwira mama bitahwanyije n'imyaka yanjye, ariko kandi ibyo yari yaransomeye nari narabyizeye. Reka mbanze mbibwire mbere yuko nkomeza inkuru y'urukundo yanjye. Nitwa Ketia, abacuti banjye bakunda kunyita Keti. Ndi umukobwa ageze ku nzozi zanjye nkiri muto, ariko kandi waciye mu buzima bugoye. Ndi umukobwa uhora wishimye, umukobwa utabura ibiganiro, ariko kandi nkaba nkunda no kugira brage nyinshi ku muntu twahuje. N'abatindiye reka mbabwire uko byangendekeye. Nk'uko natangiye mbabwira, njye nakunze umwana w'umuhungu. Namukunze ntamuzi, usibye kumubona mu modoka nziza, ndetse nawe afite isura nziza, ndetse bigaragara yuko rwose akunditse. Nyuma y'igihe kinini rero musuhuza, atansubiza, anca amazi, ndetse bikagaragara ko afite ubwiyemezi. Hari umunsi byaje gucamo, mbona rwose aranyikirije, aransekeye, mbona ibintu bigenze neza, ariko ntabwo nari nzi yuko ari wo munsi wa nyuma mubonye. Ariko kandi mbasubije inyuma, uwo mwana w'umuhungu nari namweretse mama, umubwira kuri yari we mugabo wanjye, kuko mama yari yarantoje ko umukobwa akunze umuhungu uko byagenda kose barabana. Rero njye nakomeje kujya ku ishuri nk'uko bisanzwe, ariko ya modoka yatwaraga wa mwana sinongeye kuyibona, ndetse na wa mwana nari nakunze byarangiye ntongeye kumubona. Mu nkuru yacu igihe nikijya gitinda, imyaka yari isunitse, nuzuza imyaka 16, ariko kandi isura ya wa mwana yagumaga ingarukamo, mbese ntiyari yarigeze imvamo kugeza kuri iyo myaka. Njyewe Ketia ku myaka 16 nari mfite imodoka nziza y'inzozi zanjye, nambara neza mpumura guys,
nari naravuyemo umukobwa w'icyuki. Mbibabwiye gutyo mwagira ngo ndi kwitaka, ariko abanzi baranzi. Ndi umukobwa ushinguye mwiza, umukobwa useka umukara, umukobwa ufite amaso manini meza, umukobwa w'imibiri yombi mwiza nyine bigaragara, ufite amaguru meza. Ariko kandi nkaba nkunda kwambara imyenda migufi, atari ukugira ngo nerekane ayo maguru, ahubwo ari yo myenda nakuze nambara nkumva niyimpaye amahoro. Yego ntago nkabye ngo nambare imyenda migufi cyane, ariko ntago nkunda imyenda miremire. Reka mbanyuriremo rero ukuntu ubuzima bwaje kuduhindukira njyewe na mama wanjye. Murabyibuka ko twatangiye turi abakene. Mu buzima bwanjye sinari nzi ko nzatunga imodoka nkurikije ubuzima twari turimo nkiri umwana. Umunsi umwe mama njyanye ku ishuri, ubwo mbagaruye mu myaka ya kera nkiri mu myaka 5. Mama yahuye n'umuntu baherukanaga kera, barasuhuzanya, baraganira biratinda. Hanyuma yibagirwa ko yaramfashe akaboko, arandekura. Nanjye ako kanya mpita niyambutsa, dore ko nabikundaga. Nambutse nareba hirya no hino, imodoka ntazi aho yari iturutse ibirangonze, numva ngo pa! Gusa kuko itari ifite umuvuduko mwinshi, nakomeje kumva ndetse nkareba ibiba byose, kuko ntabwo nigise mbabara cyane. Ahubwo mama yarahangayitse aza yihuta ati, Ketia ubaye iki? Ketia byuka. Nanjye ni mama riga meze neza. Abantu barahuruye, n'ubwa mbere nari mbonye abantu banyuzuraho ari benshi cyane. Hanyuma mama nawe akomeza kurira, Ketia mbabarira mwana wanjye, nakurekuye ntabishaka. Hagize ikikubaho sinakwibabarira mwana wanjye, byuka. Nanjye nkongera nkamusubiza, erega mama meze neza, ariko nyine sindi kubasha kubyuka. Kuri iyo myaka 5 ntababeshyeye, Allah, nari umwana udashamaje. Urabona abandi bana bo mu myaka 5 baba ari beza, bashimishije, ubanyuzeho wese agashaka kubareba, pucuri, bafite umubiri mwiza, nyine bigaragara ko ari abana. Ariko njye ku myaka 5 nari narababayitse, nta bwiza, nta toto mfite. Sinzi ukuntu nabibabwira, ndi wa mwana nyine umuntu wese areba ntanahindukire kubera ububi. Nari mubi pe, ngira ngo ni nayo mpamvu wa mwana w'umuhungu nakunze atigiraga nsubiza. Yabonaga ububi bwanjye akabona ntabwo byavamo. Muri abo bantu bose rero bashungereye, nta n'umwe nyine wabonaga ashamajwe no kundeba cyangwa se ngo angirire impuhwe nk'abandi bana. Nyine nimba barabonaga ameze nk'akabobo kagonzwe n'imodoka, something like that. Imodoka yangonze rero hasohotsemo umupapa ukuze, umupapa ubona ko ari mu kigero cy'imyaka nka 50 cyangwa se 45. Mama wanjye yari akiri muto, nubwo ubona nyine yari afite ubuzima bubi, yari ari mu myaka 25, 26. Yari umumama ufite agasura keza ariko kahombanye kubera ubukene, ariko nyine wamwitegereza, nyine umwitegereje neza bwa bwiza ukabubona, ariko wamwitegereza nabi ntububone pe, kubera uburyo yasaga, uburyo nyine yari ameze. Ariko mu bukene bwe mama yagiraga isuku, s'il-te-plaît, yambaraga neza, imyenda iciriritse kwa mama ariko isa neza, ifuze, ariko nyine wamubona ukamubonamo ubukene pe. Uwo mupapa nababwiraga asohotse abaririza, umubyeyi w'uyu mwana ari he? Nta kintu baye, biri grave. Ese ni gute mushobora gutuma umwana yambuka mutamufasha akaboko? Ibi ni ibiki? Ihuta injira mu modoka vuba tujyana umwana kwa muganga, mfite inama ku kazi. Uko nitegerezaga uwo mupapa mu maso, nabonaga ari umupapa mwiza, umupapa nyine ufite urukundo, umupapa ubona yuko ahangayikishijwe n'ubuzima bwanjye
nta wundi muntu wari uhangayikishijwe nabwo. Nabanje kwibaza ni ese ni ukubera ngonze cyangwa se niwo mutima asanganywe. Mama we yari yahangayitse ku rwego rwo hejuru. Ketia, mbabarira rwose, mbabarira ntibizongera. Ntabwo nzi ukuntu nakurekuye. Yasabaga imbabazi inshuro zitabarika ariko arira. Mbese byari byamucanze. Uwo mupapa wari wambaye costume nziza, yambaye urukweto rwiza, yambaye ishati y'umweru, yaraje ahita nterura, ahita nshyira mu modoka. Nari nazanye udusebe dutoya turanamwanduza ku ishati y'umweru, hasigaraho amaraso ariko ntiyabyitaho. Hanyuma ahita abwira mama, amufata akaboko dore ko yari yanze kwinjira, ati injira mu modoka tujyana umwana kwa muganga, njyewe mfite inama ku kazi kandi rwose ntabwo ngomba kuyiburamo. Najyanywe kwa muganga baramvura. Erega mbabwije ukuri, nta n'ibikomere byinshi nari mfite, nta nubwo nigize mbabara cyane, ahubwo kubera kwikanga nananiwe guhaguruka, nanirwa kugenda, numva nyine ndi guhinda umushyitsi. Nicyo cyonyine numvaga kimereye nabi. Baramvuye rero ndara ntashye. Hanyuma wa mupapa ahita afata nimero ya mama, hanyuma na wamuhiye ati nihagira ikibazo na kimwe kiba uhita umpamagara, ndaza kubareba musubize kwa muganga. Ngaho basi nyihanganira njye guhindura imyenda kugira ngo njye mu nama kuko ningira akamaro. Nizere ko ntabasize mu bibazo. Yamusigiye amafaranga menshi. Baba we, mama ntabwo yari yarigeze yatungaho. Yari amafaranga menshi, amafaranga agera nko mu bihumbi nka 500. Uri kumva ubukene twari dufite, kuba tutari twarigeze dutunga amafaranga ibihumbi 500. Icyo kintu uracyumva? Twari ku rwego rwo hasi pe. Muzirikane ko ndi kubabwira ahantu ubuzima bwahindukiye n'ukuntu twahindutse abakire. Nkaba mfite imodoka ku myaka 16 kandi imodoka y'inzozi zanjye. Ya mafaranga wa mugabo yahaye mama yatangiye kuyacuruzamo, atangira kwiteza imbere, ariko kandi agakomeza kuvugana na wa mugabo. Baje no guhinduka inshuti. Hanyuma wa mugabo akazajya aza mu rugo kudusura. Mu rugo hameze hate? Nta muntu n'umwe wakwifuza kuhinjira, ariko uwo mugabo yarahazaga we, kandi asohotse mu modoka nziza. Abaturanyi barikangaga bakibaza ati se uyu muntu aje gukora iki kuri bariya batindi? Yatubereye inshuti, aragenda arankunda, akajya ngurira udukweto twiza, imyenda myiza. Mama yamuguriraga imyenda myiza, mbese atangira kumuhindura umusirimu. Mama aragenda aracya, aba umwana mutoya. Nawe umubonye yavuyemo umubyeyi mwiza, umubyeyi w'ikizungereza. Nanjye bwa bubi rero bwatangiye kugenda buyoyoka. Burya iyo umuntu afite ifaranga bagenzi asa neza pe. Byageze aho rero mama ajya mu rukundo na wa mugabo, kubera burya iyo umuntu agukorera ibintu byinshi bitandukanye kandi agufasha, kandi ubona ko uwo muntu ari umuntu muzima, ntabwo umenya uburyo wamukunze, ntabwo umenya uburyo waguye mu rukundo nawe. Rero byarangiye mama akunze uwo mugabo. Navuga ko subwo yamukundiye iki, yamukundiye ko yamufashije icyo mbona cyo, ariko nyine uwo mugabo nawe yamweretse urukundo rudasanzwe, aramukunda bidasanzwe. Hanyuma amwereka ubuzima bwe bwose, amusaba yuko babana nk'umugore n'umugabo. Mu buzima buto uwo mugabo yamubwiye ko yapfushije umugore we, kandi apfa atamusigiye umwana. Hanyuma akomeza kubaho mu buzima bwa wenyine kuko nta rundi rukundo yari asigaranye. Ariko aho ahuriye na mama ngo urukundo rwe ngo rwarongeye rurazuka ruba rushya, yumva ngo yakongera gukora umuryango, kandi umuryango uhamye.
amubwira ko kandi njyewe Ketia ngomba kumubera umukobwa, nkabona icyo nkeneye cyose ku gihe, kandi nanjye nkitwa ko ndi papa w'umukobwa mwiza nka Ketia. Ubwo rero uko urukundo rwa mama n'uwo nakwita papa rwatangiye ndetse barabana, ubu mfite papa na mama. Mbega ibintu mbibabwiye mwakumva ari nk'ibitangaza, kuko navuga ko ari nk'umumarayika Imana yohereje ngo ahindure ubuzima bwacu. Naratise mbaho nk'umwana w'igikomangoma, nabonaga ikintu cyose nshatse ku gihe, kandi nahinduriwe ubuzima ku buryo udashobora kwibaza. Uwo mugabo yari umukire ku rwego rwo hejuru, ndetse buri wese yifuzaga ko yaba umugore we, ariko ntibyakunze. Ahubwo Imana yari yarohereje marayika ngo ahure na mama, ubuzima bwacu ngo buhinduke mu isegonda. Erega Imana ibifite inzira zirenze 1000, nawe uri aho ntuzihebe. Nguko uko twahindutse abakire, nkanagera ku nzozi zanjye nkiri muto cyane. Rero reka mbagarure ku myaka yanjye 16, ubwo nyine nari ndi mu muhanda ntwaye imodoka nerekeza ku ishuri. Telefone yanjye yarahamagaye, irahamagara cyane. Mu gihe nari ngiye kuyifata iranyerera yikubita hasi. Mu gihe nari ndi kunama nshaka gufata telefone, kandi ari nako ntwaye, nshaka gufakasinga umuhanda, nshaka gufata telefone, mbese icyarimwe nagiye kumva numva ngo po. Nongeye kugarura ubwenge nisanga kwa muganga, nibaza uburyo nahageze biranshanga. Nakomeje gufungura amaso gahoro gahoro, ndaranganya mu cyumba nari ndimo. Icyumba kinini, icyumba cyiza, ibitaro nyine ubona ko ari byiza kandi bya VIP. Mbona umusore hirya yunamye yifashe mu gahanga, ubona ibibazo byamurenze. Hanyuma nanjye mu ijwi rituje ndamuhamagara nti hello, hey you, urinde? Aha ndi nahageze gute? Nabaye iki? Wa musore yahise yubura umutwe arandeba, zansanganira, urakangutse? Urumva umeze neza? Nta kibazo na kimwe ufite? Nari nahangayitse, numvaga ntatuje. Nanjye na za blague zanjye, kuko rwose nagiraga blague zidashira, nti uhangayikishwa n'iki? Nabaye iki se ubundi? Ko numva ntifite, ndumva nagize ikiboko kiremereye, ikiguru kiremereye, cyangwa nongereye ibiro sinabimenya. Umusore yaranyitegereje, atangira kunkoraho ku mutwe, arambaza umeze neza? Ibintu uri kuvuga ko numva bidahuye, ngo uhamagarire muganga. Yari umusore ukiri muto, umusore mwiza, umusore ufite amaso meza, umusore ubona yuko afite igihagararo cyiza rwose. Sinzi, akimvugisha numvaga twakomeza kuvugana. Hanyuma rero ndamubwira nti uhamagara muganga w'iki? Meze neza rwose, meze neza, ni blague nabuteraga, ndumva meze neza pe. Wa musore ahita amwenyura ati uzi kugira blague no mu bihe bikomeye? Ndi kukubaza nimba umeze neza, wampangayikishije, none urimo urazana ibintu bya blague. Anyway, niba umeze neza umenye ko wangonze mu gitondo, kandi ugomba gukoresha imodoka yanjye. Urabyumva neza? Ntabwo wangendana. Wa musore nawe yatangiye kuzana blague, nsanga rwose blague tuzihuriyeho. Ndangije nanjye nti ariko uzi ko nta n'impuhwe ufite? Ntabwo ari wowe umaze kumbwira yuko ndwaye ndetse ndembye, none utangiye kunyishyuza imodoka yawe ntaranava no mu bitaro we?
mpita nkomeza ni anyway nitwa Ketia, ntuye muri quartier ya 6. Ni byiza cyane Ketia, rwose nishimiye guhura nawe. Nanjye nitwa Liam Bright, nkaba ntuye muri quartier ya 9. Ketia ati ko mbona mu gahanga kawe upfutse, wakomeretse, wababaye? Liam nawe utarajya guripfana. Sha Ketia, wowe ngomba amande menshi cyane, wangonze none urimo uranibaza ngo nababaye nyine. Ahubwiye nindamuka nzanye inkovu muri aka gahanga, umenye yuko nta wundi mugore nzashaka atari wowe, kuko nta wundi mukobwa wanyemera. Mana yanjye, uko yavugaga nitegerezaga imvugo ye, nkitegereza mu maso he, nkumva rwose numvaga yakomeza akavuga, noneho mu kanwa yari afite. Mana yanjye, sinzi uburyo nababwira umusore nari ndi kureba imbere yanjye. Yari umusore mwiza ntigeze mbona, nari ntarabona umusore mwiza nkawe pe. Ibyo avugaga byose nta na kimwe numvaga, nawe abona yuko nagiye ahandi hantu. Araza ati, we wagiye hehe ubwo ko mbona utari kumva ibyo ndi kuvuga? Ketia ati, ubundi wambwiye ukuntu byagenze mu gitondo, byangendekeye gute? Uzi ko nari mfite ikizami ku ishuri? Liam nawe ati, erega nanjye nari mfite ikizami, urabona utansibishije kandi ari uri mu makosa. Mu gitondo sinzi ibintu wari uhugiyemo, nagiye kumva numva imodoka yawe ikubise yanjye, kandi iyawe yari iri ku muvuduko mwinshi, iyanjye yagendaga gahoro. Hanyuma ngiye kubona mbona imodoka yawe ihise ihagarara, uhise uwubika umutwe kuri vola. Naje niruka rero ngo ndebe icyo ubaye, mbona nta gukoma, ndakunyeganyeza, wanga gukanguka. Mpita mpamagara ambulance, niyo yabashije kukugeza hano kwa muganga. Imodoka zacu zo twazisize mu muhanda, ubwo ntabwo nzi naho bazijyanye, ntabwo nzi uko bimeze. Icyo nabashije gukura mu modoka yawe ni telefone yawe, nabonye yari yaguye hasi, ndetse na baga yo mu mugongo. Ako kanya telefone irahamagara. Liam mbona akoze mu mufuka, akuyemo telefone yanjye arareba, mbona yubuye amaso arandebye, arangije umukunzi wawe akaba arahamagaye rwose, akira itaba telefone yawe. Ndabona hariho imitima, ese iyo ushyiraho izina wari kubikira? Nanjye mu ijwi rituje cyane nakiryo kenshi nti, mpereza nitaba umukunzi wanjye nyine, utazatuma ngumirwa. Zana niyitabira umukunzi wanjye, sha nari nanamukumbuye. Nafashe telefone mpita nitaba nti, alo mama, umeze neza? Mama nawe n'igihunga cyinshi ati, Ketia, uri amahoro? Wabaye iki? Ticha wawe yampamagaye ngo ntiwabashije kujya ku ishuri, kandi wavuye mu rugo ariho ugiye, byakugendekeye gute? Naguhamagaye inshuro nyinshi ntiwitaba, numva ndahangayitse, ndetse nshaka uburyo njya ku ishuri ngo ndebe ko nta kibazo wagize, nsanga ntabwo wagezeyo. Byakugendekeye gute? Mama numvaga yahangayitse cyane, kandi ntashaka kongera kumwongerera imihangayiko. Ndamubwira ni, mama meze neza, ariko nyine nagize impanuka ntoya, ndi kwa muganga, ariko wumve ko nkomeye, nta kibazo na kimwe mfite. Mu buzima bwanjye sinari nzi kubeshya umubyeyi wanjye, icyabaye cyose narakimubwiraga, ariko nyine nkashaka uburyo nyimubwira mu buryo butarimo ubwoba bwinshi, kuko mama wanjye nari muzi uburyo yankundaga, yashoboraga guhita arwara umutima.
Mama nawe ati uri kubihe bitaro ngo nze nkurebe vuba vuba, reka mbwire na papa wawe aho ari hose tuhahurire, dore yahangayika aramutse amenye ko warwaye simbimubwire. Mbambajije Liam aha nihe, ibi bitaro ni ibihe? Liam aba arahambwiye, muhereza mama baravugana aramuyobora neza. Mu kanya gato bari bangezeho. Bakimara kuhagera rero Liam yarambwiye ati Ketia, rero nge ndumva nashaka uburyo nagera ku ishuri nkareba nimba bampereza ikizami cyihariye, kuko muri universite ntabwo bakunda kubikaza cyane. Nanjye ni oya sha Liam, winsiga, urabona se hari byinshi twigize tuganira, nshaka kumenya uburyo nzakwishyura imodoka yawe nkayikoresha neza. Nshaka kumenya Liam wemeye agati ikizami cye akamerekeza kwa muganga, kandi ambulance yari kunzana ikahanshitsa nta kibazo. Nshaka kumenya Liam wa nyawe. Liam nawe yaramusubije ati nta kibazo, reka ngere ku ishuri, nimugoroba ndaza kugucaho turaganira byinshi bihagije, sigarana n'ababyeyi babanze bakwiteho, buriya nabo bafite byinshi byo kukubaza. Liam yaransezeye hanyuma yerekeza ku ishuri, nanjye nsigarana na mama wanjye ndetse na papa wanjye bahangayitse, ariko babona uburyo nkomeye n'uburyo mvuga n'uburyo bitari grave, hanyuma baratuza. Intekerezo zanjye, ubwenge bwanjye bwari bwibereye kuri Liam, nkibaza, sinzi ukuntu niyumvaga, ntangira kwisetsa. Hanyuma mama ati ubaye ikise kandi, cyangwa no mu mutwe ntibimeze neza. Nanjye ni se mama, Liam ndavuga uriya musore uvuye hano, wamubonye gute? Nakari umusore mwiza? Mama nawe mwijwi rituje, nabonye ari umwana mwiza, umuntu wabashije kwigomwa gukora examen hanyuma akakuzana hano kwa muganga, kandi ari we wakoze amakosa. Ketia arahindukira areba papa we. Ubwo nimvuga papa we ndavuga wa mugabo wakundanye na mama we bakiri mu buzima bubi. Nawe aramubaza ati Daddy, Liam wowe wamubonye gute? Wabonye ari umusore mwiza? Wabonye, mbwira ukuntu wamubonye. Papa we wari ugeze mu zabukuru, mwibuke ko yakundanye na mama we, uyu mugabo afite imyaka 50, ariko mama wa Ketia we yari afite imyaka 25. Urumva yuko imyaka yari itangiye kujya hejuru. Areba umukobwa we ati Ketia, waba uri mu rukundo? Ese uriya musore wamukunze, wamwishimiye? Ketia n'amasoni menshi, oya papa, uriya musore twahuye uyu munsi gusa, nyine nagira ngo numve ukuntu uri kumubona gusa, nyine njye nabonye ari umwana mwiza, nyine umusore utuje, ariko papa ako kantu mushyizemo, ntabwo njye rwose ndi wa mukobwa uhita ugwa mu rukundo n'umuntu atazi, nta nubwo ndamenya n'imico ye. Kandi ikindi papa, erega twahuye uyu munsi gusa, ubyibuke. Papa Ketia yitegereje umukobwa we cyane ati uribuka ko nanjye nahuye na mama wawe umunsi umwe nkahita mwiyumvamo, kandi nawe twahujwe n'impanuka, icyo kintu urakibuka? Mu maso hawe rero ndahabona urukundo mwana wanjye, ufite urukundo rwose, nimba utabizi ubimenye nonaha. Ketia nawe mwijwi rituje ndetse ryuzuye amasoni ati papa, uzi yuko ntigize nanamusaba nimero? Ese uzi yuko ntazi naho atuye?
uzi yuko koko bishoboka ko naguye mu rukundo kuko ndumva mukumbuye kugeza izi saha. Papa Kate ati tuzi uruhuke, yagusezeranije yuko ari buze nimugoroba avuye mu kizami. Rero mwizere, nawe ndizera yuko rwose atagutenguha, agomba kuza kureba umurwayi yazanye kwa muganga. Mama Kate yahise abaca mu ijambo ati ariko se muri mu biki? Ubu umukobwa wanjye aka kanya arakuze ku buryo yatangira gukunda. Nawe Papa Kate, akazi kawe ibintu buri gutoza umwana wacu atarageza imyaka y'ubukure sinzi ibizamuba uzabyirengera. Kandi rwose atararangiza Papa Kate ati urukundo ntabwo rugira imyaka, kandi rwose nzi neza yuko Kate wacu azi ubwenge buhagije ndetse n'uburere twamuhaye burahagije kuba yahitamo umuntu muzima ndetse akamenya gutandukanya ibyiyumviro bye. Ndumva rwose iby'imyaka n'urukundo twaba tubyihoreye. Kate nawe muri ibyo biganiro agatotsi karamutwaye ahita asinzira. Hanyuma ababyeyi be babonye ko yasinziriye bahita bigendera kuko nabo bari bafite ibintu byinshi byo gukora, kandi iryo vuriro ntabwo ryasabaga umurwaza, habaga hari abantu bagomba kwita ku barwayi. Amasaha yarisunitse, hanyuma akagoroba karagera. Kate mu gufungura amaso asanga Liam yahageze kare ndetse yasinziriye mu ntebe kuko yari yanze kumukangura. Hanyuma Kate wari watangiye kuzana imbaraga bigaragara, ava ku gitanda yitegura kujya muri dushe, ariko kandi akenyeye esume, yegera aho Liam yari yicaye atangira kumwitegereza mu maso, atangira kwivugisha n'ijwi rituje kandi gahoro cyane ati wowe bimeze gute ku kindi kugira bino byiyumviro byose kuri wowe, umusore twahuye bwa mbere gusa nyuma y'imyaka 11 ntiyumvamo ibintu nk'ibi, kuko mperuka kwiyumvamo ikintu nk'iki ku myaka 5 gusa, ubwo nabonaga umwana muto w'imyaka 10 cyangwa se 9 gutyo. Uwo mwana yakundaga guca mu rugo, hanyuma yagendaga mu modoka y'umukara ndetse ifite ibirahuri by'umukara ku buryo ntabashaga kumubona neza, ariko yagera hafi yanjye nawe akamanura ikirahure nkabona isura ye nkumva ndishimye. Ibi byiyumviro rero mbiheruka icyo gihe. Ubu urinde uri kuntera kwiyumva gutya ku munsi wa mbere, urinde uri kuntera urukundo rungana gutya kandi ntarageza imyaka yo gukunda. Ibyo yabivugaga ariko akora ku misatsi ya Liam, dore ko Liam yari afite imisatsi myiza ndetse ubona afite isura nziza cyane. Yari umusore ufite uburanga budasanzwe umuntu wese yahita abona. Hanyuma atangira no kumukora mu gahanga, akora ku matama gahoro gahoro. Hanyuma yibuka ko yagombaga kujya muri dushe, ahita arekera. Ako kanya Liam yahise amufata akaboko ati komeza unkoreho, numvaga ari byiza. Kate yarikanze, wanyumvaga ibintu byose navugaga wabyumvaga? Reka nizere ko wari usinziriye, kuko iyi nkuru nkubwiye nta wundi muntu n'umwe ndayibwira. Ukuntu ku myaka 5 yonyine nakunze umusore unduta biratangaje. Rero wari usinziriye sibyo? Liam nawe ati yego nari nsinziriye, ariko ijwi ryawe ni rukuruzi. Inkuru yose uko wayitangiye nayumvishe nkumva iryoheye amatwi.
ndetse utangiye kunkoraho numva ntiwarekera. Ariko kandi inkuru wavuze iyo nkuru rwose nanjye ndayizi. Ku myaka yanjye mito hari umukobwa nakundaga gucaho, umwana muto w'imyaka 5 cyangwa 6 gutyo, ntabwo nabashije kumenya imyaka ye. Nakundaga kumucaho, mama wamufashe akaboko amujyanye ku ishuri. Rwose icyo gihe ntabwo nari mfite imbaraga zo kuba namwereka ibyiyumviro byanjye, kuko ntabwo nari nzi gukunda icyo ari cyo. Ariko rwose uwo mwana yaranshimishaga, kuko uko nacagaho yaransuhuzaga akansekera, nanjye nkumva biranshimishije nubwo ntabashaga kubimwereka. Urumva rero ko duhuje inkuru, duhuje amateka. Ketia nawe ibyishimo byaramurenze, ati Liam, ni wowe mana we, birandenze. Ni wowe wa mwana wagendaga mu modoka y'umukara nkagusuhuza ukanca amazi. Ni wowe watumaga umutima wanjye uhagarara ku myaka 5 gusa. Ni wowe watumye ubwenge buyoba. Narangiza nkabwira mama wanjye ngo dore umugabo wanjye. Icyo kintu siko cyabayeho. Liam ati nanjye ntabwo nigeze nibagirwa uwo mwana wakundaga kunsuhuza igihe nabaga ngiye ku ishuri. Yangumyemo kugeza izi saha. Ntabwo nari nzi ko wavamo umukobwa mwiza gutyo. Uzi yuko wabaye mwiza. Niba hari umuntu ukuzi mu myaka yawe 5 cyangwa se 6, ntabwo yakwemera ko wavamo inkumi nziza gutya. Ketia, ni wowe wabaye mwiza rwose, urashimishije, uteye ubwuzu, mbese birandenze. Ni wowe. Ketia ati yego ninjye, navuyemo icyuki. Burya cya gihe ubuzima bwaraduhindukiye. Uriya papa wabonye ntabwo ari we papa wanjye wa nyawe, ahubwo ni umugabo wakunze mama, hanyuma aduhindurira ubuzima. Ngira ngo ni nk'Imana yatwoherereje marayika. Liam nawe ati nakomeje gutegereza uriya mwana ndamubura. Twarimutse nkajya nza no kureba ko ndi bukubone muri ya nzira wakundaga gucamo sinkubone. Ntabwo nari nzi ko twakongera guhura ku myaka nk'iyi. Reka byibuze dukomeze inzira twatangiye turi abana. Wongere unkunde nk'uko wankundaga, kandi unkunde cyane. Nanjye ngusezeranije kugukunda noneho, kandi ntabwo nzongera kuguca amazi. Buriya byaterwaga n'ubuzima nanjye nari mbayemo. Nta rukundo nigize ngira ku buryo nari kurukwereka. Ariko nyuma yo kumenya ubwenge naje gusanga urukundo ari cyo kintu cya mbere kiryoha kandi gikenewe muri ino si. Ketia yarishimye cyane, ati nari naragutegereje, nari nayobewe ibyiyumviro nagize uyu munsi tugihura. Byari byanshanze kuko nari naravuze nti ngomba kuzakubona uko byagenda kose. Imana ishimwe turahuye, kandi rwose yego urukundo ndarukwemereye nta no gutekereza kabiri. Inkuru yacu y'urukundo nahirangiriye, aho tubonye yuko abana bakundanye mu myaka mito bakaburana bongeye guhura ari bakuru. Bivuze yuko iherezo ryawe cyangwa igeno ryawe ntaho rijya uko byagenda kose. Niba ufite umuntu ukunda, komeza umukunde, umutegereze igihe kinini gishoboka. Nimba ari ryo geno ryawe, nta kabuza uzamubona ndetse muzongera muhure.
Niba uri mushya kuri Tesi Media, ibuka gukora subscribe, ibuka gukora ku kazogera kugira ngo inkuru zacu ujye uzibona zikijyaho. Niba usanzwe ukurikira ibiganiro bya Tesi Media, kora like, ukore comment, kuko ibyo bintu ni ingenzi cyane mu kudushyigikira. Imana ikomeze kubana namwe rero, naho ubutaha. Ciao ciao.